uwo ni umuti mwiza uzagufasha kugira imitekerereze ifite imbaraga, ibintu byo kwibagirwa, guhora ufite umujagararo, ibintu byo gutafata mu mutwe bizahita bishira. Mbese murumva Imana idatangaje cyane? Imana yaduhaye ibimera kandi ibimera biratangaje. Nanone kandi nshuti muvandimwe wanejejwe no guhitamo kubana nanjye muri iki kiganiro, ndagushoje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Nk'uko bisanzwe ni Proficient Muganga Kayitare, nejejwe nuko tugiye kuganira bya biganiro byacu n'ubundi bigaruka ku neza y'Imana igaragarira mu byaremwe, n'uburyo ubushobozi bw'Imana bwashyizwe mu bimera bwagiye bugaragara koko ko bushoboye kandi bukiza. Bityo rero tukabatoranyiriza kimwe mu bimera cyangwa se kimwe mu byaremwe Imana yaduhaye kugira ngo kibashe kutwunganira no kudufasha twitungira amagara mazima. Mbere y'uko dutangira ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, tugiye kubanza dusenge, ngusomere Zaburi. Nifuje yuko dusangira kuko ijambo ry'Imana naryo ubwaryo ni umuti. Zaburi ya 20 turasomaho imirongo nk'itatu cyangwa se wenda 5, tubone kwinjira mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Reka dusenge. Data wa twese, Mana yacu, turagushimye cyane. Tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye imbabazi zawe, kugira neza kwawe, tugushimiye amahoro yawe Data. Wemeye kuturinda imva uyu munsi tukaba tugihumeka, uhabwa icyubahiro. Ufite umugambi ukomeye ku buzima bwacu, ahari urifuza ko nibidatunganye byasigaye muri twe bitungana, ubidushoboze kandi ukora uwo murimo mu mitima yacu, ndetse buri wese uteze amatwi tugiye kubana muri iki kiganiro musabiye umugisha wawe. Umugisha uruta iyindi n'uwo kuzakubona ugarutse akabana n'abera mu isi nshya. Ariko tukiri muri iyi si, nongeye kumusabira amagara mazima, umukize ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma ubuzima bwe buhora buhangayitse. Kandi abarwayi tubasabiye ikiganza cyawe cyiza ngo kibakoreho, ubakize. Ndetse dusabira cyane Mwami Imana umurimo wawe watangiye mu mitima yacu ngo ukuze kandi uwagure, ku iherezo rya byose tuzaragwe ubugingo bw'iteka. Tubisabye Imana Data wa twese mu izina rya Yesu, amen. Ndifuza ko dusangira amagambo ari muri Zaburi ya 20. Ni Zaburi nkunda cyane, Zaburi igaragaza uburyo dukwiriye kwishingikiriza ku Mana cyane. Iyi ni Zaburi ya Dawidi, iravuga ngo Uwiteka kumvire ku munsi w'amakuba no kuw'ibyago, izina ry'Imana ya Yakobo rigushyire hejuru, ikoherereze gutabarwa kuva hera h'urusengero, iguhe imbaraga ziva i Siyoni. Yibuka amaturo yawe yose, yemere igitambo cyawe cyokeje, iguhe icyo umutima wawe ushaka, isohoze inama zawe zose. Ndagusabiye cyane kugira ngo Imana iguhe ibyo umugaragu w'Imana Dawidi yavuze muri Zaburi ya 20. Uwiteka aguhe gutabarwa, Uwiteka kumvire ku munsi w'amakuba, Uwiteka aguhe kongera kugirira umugisha imbere ye, kandi icyo wifuza kuruta ibindi akiguhe. Niba gihuje n'ubushake bwe akiguhe. Uyu munsi tugiye kuganira ku giti cyitwa Pinusi, Pine Tree cyangwa se Pinusi. Iki ni ikimera kimaze imyaka myinshi, gifite amateka akomeye cyane, ndetse nigeze nyandikaho mu gitabo cyanjye cyitwa Ibimera mu gihe kiruhije. Icyo gitabo kivuga ibimera 50 bitangaje Imana yashyize ku isi kandi bivura indwara zitandukanye
muri ibyo bimera harimo n'ikimera cyitwa pinusi. Pinusi rero ni igiti gifite amateka kuko kivugwaho no muri Bibiliya, by'umwihariko wenda nk'urugero muri Yesaya 41 umurongo wa 19 havugwa ibiti biremereye bikomeye byari bifite izina, harimo n'iki ngiki cya pinusi cyangwa se pine. Iki ni igiti hano mu karere kacu cyazanywe n'abazungu cyangwa se abihaye Imana, babizanye mu rwego rwo kubikwirakwiza hirya no hino, ariko kikaba ari igiti cyiza, atari cyiza gusa kukireba uburyo aba ari kirekire gifite amashami ameze si amashami ngo ni amababi, ahubwo amashami agizwe n'utubabi dutoya nanone tumeze nka needles. Urugero nabaha, urabona nk'aka kantu gaturuka kuri iyi pinusi kumye, ubu iki ni ikibabi. Urabona ikibabi cya pinusi nyine ko gitangaje, ubu iki nicyo kibabi cyayo. Izi needles rero zibitse ibintu bikomeye cyane, biremereye cyane. Ngiki kibabi cya pinusi cyumye, ikibisi ntago ngifite hano, ariko nuko nguko kiba kimeze. So rero iki giti guhera ku ruti rwacyo, igishishwa cyacyo, aya mababi yacyo ndetse n'urubuto rwacyo, buri kimwe ni umuti ukomeye cyane. Umuhanga umwe mu buvuzi bwa kera witwa André de Lagna yavuze yuko kuryama mu ishyamba ry'igiti cya pinusi bishobora kuvura indwara z'imitekerereze cyangwa se gutunganya icyo twita mental health, umuntu akagira icyo twita mental health well-being ku buryo burenze ubwo umuntu ashobora gutekereza. Kuryama gusa mu ishyamba ry'inturusu ugahumeka umwuka wo muri iryo shyamba bishobora kukuvura indwara z'imitekerereze. Iki kimera kandi nanone abahanga bagenda bavumbura uburyo bwinshi bwo kukivurisha hifashishijwe aya mababi yacyo nyine nari ndimo kukwereka, izi needles, hifashishijwe amavuta akamurwa mu giti cya pinusi. Ayo mavuta nayo twita essential oils, hifashishijwe n'uburyo bwo gukora icyo twita vapors cyangwa se steaming, kwiyuka, bikaba bifitiye akamaro umubiri w'umuntu cyane. Iki giti cya pinusi gifite anti-inflammatory, zigabanya uburibwe, ububabare no kubyimbura. Iki giti cya pinusi kandi gifite icyo twita respiratory support, gishobora kunganira uburyo bwo kuhumeka bwisumbuyeho cyangwa se mu buryo buruseho. Iki giti cya pinusi kandi gifite vitamine C nyinshi cyane. Ubwo kuba mfite ubumenyi ku bigendanye n'intungamubiri ziba ziri mu bimera, wenda nk'urugero nka vitamine C, urumva ni igiti gishobora kuvura indwara z'uruhu kandi kikongera n'ubudahangarwa bw'abasirikare mu mubiri. Iki giti gishobora kuvura indwara y'umusonga, colds. Iki giti kandi gishobora kuvura n'ibindi bibazo bitewe n'uko gikungahaye ku cyo twita wound ulcers. Ibyo ni ibisebe by'inyuma binini cyane biba byarabaye imivogo. Kandi nanone iki giti kikaba gifite ubushobozi bwo kuvura indwara z'amenyo. Nawe wumve uburyo Imana itangaje.
ubwiza bw'iki giti, uburyo iyo umuyaga ugihushye gikora amajwi atangaje kandi anejeje, tubishyire ku ruhande. Reka no tujye ku bigendanye n'ubuvuzi, kuko jyewe nibanda cyane ku bigendanye n'uburyo bwo kuvura, tuvurishije ibimera, cyane ko ari nabyo nize kandi akaba ari nabyo maze imyaka myinshi nkora. Uyu mwaka nujuje imyaka 20 nkora umurimo w'ubuvuzi bukoresha ibimera guhera mu 2006. Ubu turi mu 2026. Ibimera byinshi rero jyewe iyo mbireba, iyo ndahantu mu ishyamba buri kimera mba mbona imiti gusa. Iyo ndeba ibintu binyikije mba ndeba imiti, bitewe nuko usibye no kuba narabyize mu ishuri, ahubwo nagiye nkora na research, nagiye nkora ingendo shuri, bituma ibimera mba mbifiteho ubumenyi bwinshi cyane. Iyo mba ndano mba ndeba ibimera, mba ndeba imiti, mba ndimo ndeba imiti ivura ibintu bitandukanye. Iki kimera rero nicyo nshaka ko twinjiramo cyane, ariko by'umwihariko tujya mu bintu bijyanye n'ubuvuzi. Reka duhere ku cyo twita mental health well-being. Niba ushaka ko ubwonko bwawe, imitekerereze yawe igira imbaraga n'ubushobozi kurenzaho, ukaba uri umuntu ugira ibintu bikunaniza, ubwonko bwe buhora bunanirwa, ukoresha computer cyane, ukora mu nganda, ukora ahantu haba urusaku rwinshi, utaha igihe cyose umutwe uremereye unaniwe, uzagure icyo twita essential oil ya pine. Nubona essential oil ya pine, uzagura buji izi zisanzwe bagurisha, uzaducana buji ushyiremo udutonyanga twa pine essential oil. Uwo mwuka uzakuvura mu buryo butangaje cyane. Ubwo ni uburyo bumwe. Uburyo bwa kabiri, ushobora gushaka uburyo ubona izi needles, aya mababi ya pine, twe tuyita amababi, ariko ntabwo mu by'ukuri mu cyongereza ntabwo yitwa leaves nkuko andi mababi yose y'amapera, imyembe, avoka yitwa leaves. Izi zitwa needles. Aya mababi ya pinusi uzayafata, ujye uyasekura, uya mashing, uya crushing, abe ibintu nyine bisekuye bijajanze, hanyuma uteka amazi nka litiro 3, ushyiremo nk'urushyi, nibimara kubira neza usuke mu ndobo wiyuke. Cyangwa se ugure essential oil aho zishobora kuboneka. Niba mutazi aho mushobora kuzibona, nimuzidutume tuziboherereza aho muherereye. Iyo essential oil ya pine uzayishyira mu mazi ashyushye, hanyuma witwikire, uhumeke ubushyuhe buva muri ya mazi arimo iyo essential oil, cyangwa se ava muri wa muti watetse uteka amababi ya pinusi asekuye mu mazi. Wiyuke, ubiri icyuya mu maso. Uwo ni umuti mwiza uzagufasha kugira imitekerereze ifite imbaraga, ibintu byo kwibagirwa, guhora ufite umujagararo, ibintu byo gutafata mu mutwe bizahita bishira. Mbese murumva Imana idatangaje cyane? Imana yaduhaye ibimera kandi ibimera biratangaje. Ellen White mu gitabo cye cyitwa inama ku mirire n'ibyo kurya yaranditse ngo buri wese akwiriye kugira ubumenyi ku miti yoroheje ikomoka ku bimera. Reka tuvuge ko ufite ikibazo cy'ubuhumekero, ugira asthma, ndetse wenda iri chronique ku buryo waranayivukanye ngira ngo, cyangwa wayigize ukiri umwana, cyangwa se wayigize ukuze. Niba ufite ibibazo by'ubuhumekero, ugira ibibazo bya pulmonary affection, ugira ibibazo byerekeranye no kuba iyo uhumeka umwuka
uhumeka umwuka mukeya utuzuye udashyitse, cyangwa se wenda ni ibindi bibazo byo mu buhumekero. Icyo nakubwira ni uko payani ari umuti mwiza cyane. Iyi pinusi uzafata amababi yayo cyangwa se ufata imbuto zayo zitaruma, ubisekurane, usekure imbuto usekure n'amababi, ukora ifu ijajanze itanoze cyane. Noneho uzajya ufata urushyi, igipfunsi kimwe utyo, ushyire mu isafuriya, ushyiremo litiro 3 z'amazi, ucanire bibire, nurangiza wiyuke. Ndetse na ba bandi bafite ibibazo byerekeranye na sinezite, icyo twita sinusitis, cyangwa se abafite ibyo twita rhinitis. Rhinitis ni inflammation zo mu mazuru, aho usanga inyama zo mu mazuru imbere ziba zarabyimbye, n'utwoya two mu mazuru twarapfutse twarashizemo. Noneho ugasanga umuntu buri kantu kose, ubukonje, umuyaga, impumuro, ivumbi, buri kintu cyose kinjiye mu zuru gituma yitsamura, agahita agira gripe zidashira. Urumva icyo gihe rwose ndagira ngo nkubwire ko nukoresha uburyo bwo kwiyuka ukoresha pinusi buzagufasha. Bikore buri munsi nibura iminsi ingana n'ukwezi, cyangwa se ubikora icyumweru buri munsi, usiba icyumweru, ikindi cyumweru wongere ubikora igihe kirekire. Ntabwo bifite overdose ngo bizagutera ikibazo. Cyo wenda nakubwira nuko igihe umaze gukora iyi vapor cyangwa se iyi steaming, umaze kwiyuka, uba ugomba kugira icyo kunywa kugira ngo umubiri wawe udatakaza imbaraga zawo. Niba kandi nanone ufite ikindi kibazo, wenda nk'urugero umusonga, ukunda kugira ibibazo by'umusonga, ukunda kugira ibibazo byo kubabara mu mbavu, ukunda kugira ibibazo byo kubabara no gutonekara mu gituza, nanone ujye ukoresha ubu buryo. Ubu ni uburyo bwiza cyane. Ushobora gukoresha essential oil, ushobora gukoresha imbuto za pinusi zitaruma ukazisekura, ushobora gukoresha aya mababi yazo ukabisekura, noneho ukajya uteka ukiyuka, ukitwikira ukiyuka. Ibi binavura indwara z'uruhu zo mu maso, eczema, psoriasis, imiburu, ibiheri. Ibyo byose biza mu maso bishobora gukira wiyutse gusa igihe ukoresheje ubu buryo bwo kwiyuka, wiyukishije pinusi. Nanone kandi uramutse ufite ikibazo cy'ibisebe, ushobora gukoresha ubu buryo bwo gusekura aya mababi, ukayahambira hahandi hari igisebe, ugashyiraho agatambaro, hanyuma ugashyiraho gozi, ukazirikaho iminota 30 cyangwa 40 ibihagije, warangiza ugakuraho wa muti ugasukura igisebe cyawe. Ndagira ngo nkubwire yuko iki kimera cyitwa pinusi ntabwo kigarukiraho gusa, ndetse kivura n'indwara ya bronchite, bronchitis. Niba ufite ibibazo bya bronchite, ugasemeka, ugahumeka, ugakorora, byose biruhanije, ushobora gukoresha ubu buryo bwo kwiyukisha essential oil ya pine. Nababwiye ngo niba mutayasha kuyibona, mwatwandikira kuri nimero zirimo gutambuka kuri screen aho muherereye, tukababwira uburyo mushobora kuyibona cyangwa tukayiboherereza. Icyo gihe nanone kandi ndagira ngo mubwire ko ushobora no kwivura indwara zerekeranye na infection z'abadamu ukoresheje uburyo bwo guteka iyi pinusi. Wa muti ukawuyungurura neza, wamara kuwuyungurura ukawicaramo iminota 10 kuri 15 ibihagije, uwicaramo ari akazuyazi. Nanone kandi bikaba binafasha kuri hemorrhoide. Mwebwe bantu mufite ibibazo bya hemorrhoide cyangwa se karizo, cyangwa se twaturegiye tujya tuza hasi ku mwoyo,
ushobora kwicara mu mazi yatekanye amababi n'imbuto ya sipure bisekuye, ukayungurura wa muti ukawicaramo kandi bikakuvura. Uyu ni umuti mwiza cyane ku buryo ntashobora kuvuga indwara imwe cyangwa ngo mvuge indi nzabirangiza, ariko nukoresha ubu buryo kuri izi ndwara tuvuze uzashima Imana cyane, kubera yuko yashyize ibitangaza mu bimera no mu biremwa byayo. Uwiteka aguhe umugisha kandi akugirire neza, yishimire imirimo yawe kandi yumve gutaka kwawe, kandi nk'uko ijambo ry'Imana ryabivuze muri Zaburi ya 20:5, Uwiteka aguhe icyo wifuza kugira ngo ahaze kwifuza kwawe. Ikintu nakwifuriza ni uko icyifuzo cyawe kiruta ibindi gikwiriye kuba icyo kuzatura mu isi nshya. Iyi si irashaje, yuzuye agahinda n'imibabaro, yuzuye impfu, yuzuye ibihombo, yuzuye indwara, yuzuye intimba. Isi nshya dutegereje niyo itazaba mu ibyo. Mbese wifuza kuzabaho heza aho tutazahura n'indwara? Ntabwo icyo gihe tuzaba twiga imiti, tuzaba twiga urukundo rw'Imana, kandi ibyo kubabara bizaba bishize. Reka Uwiteka ategura ubuzima bwanjye kandi ategura ubuzima bwawe, tuzabane mu isi nshya ibi byose birangiye. Nibyo ngusabira mu izina rya Yesu. Reka dusoza dusenge. Data mwiza, Mana ishobora byose, nongeye nanone kunezezwa nuko watanze ubumenyi, washyize ibimera mu isi, kandi ibyo bimera birimo akamaro n'umurimo utangaje. Ndasabira umuntu wese wumvise umumaro wa pinusi kugira ngo agende ashyire mu bikorwa uwo mumaro, noneho nibimugirira koko akamaro azashima izina ryawe. Uwiteka humugisha abana bawe bari hirya no hino, kandi buri wese ugutakira wumve gutaka kwe mu izina rya Yesu. Amen.